Winnie Mandela uyu ntabwo yarazwi gusa nk'umugore wa Nelson Mandela, ahubwo ku rundi ruhande yari umunyapolitiki ukomeye ku giti cye wanagize uruhare rukomeye cyane mu rugamba rwo kurwanya ubutegetsi bw'ivanguramoko bwariho muri Afurika y'Epfo. Yavutse ku itariki ya 26 Zeri 1936 avukira mu gace ka Bizana ni muri Afurika y'Epfo. Kuva akiri muto Winnie yagaragaje umutima wo kurwanya akarengane n'akarengane byagaragaraga mu mibereho y'abirabura muri icyo gihe, mu gihe umugabo we Nelson Mandela yarafunzwe kuva mu 1962 kugeza mu 1990. Winnie we yabaye isura ikomeye cyane y'urugamba rwo kurwanya ubutegetsi bw'ivanguramoko, yihanganishaga abaturage akabashishikariza gukomeza guharanira uburenganzira bwabo. Abaturage benshi bamwitaga umubyeyi w'igihugu, izina yahawe kubera ubutwari bwe, ukwihangana n'umurava yakomezaga kugaragaza mu kurwanya akarengane. Ariko nubwo hari abamubonaga nk'intwari ikomeye, ubuzima bwe ntibwigeze bubura impaka. Inyuma y'iyo shusho nziza hariho n'ibindi bikorwa byagiye bituma bamwe bamunenga cyane. Ubuzima bwe bwari bwuzuyemo amakimbirane, ibirego bikomeye bya buri munsi, ibyemezo byagiye bitangaza abantu benshi ku isi. Hari n'abamushinjaga kugira uruhare mu bikorwa by'ihohoterwa, gushimuta abantu ndetse n'amakimbirane yagiranye n'abandi banyapolitike ku ruhande. Ibi byose byanatumye ubuzima bwe bugaragara nk'inkubiri y'umuyaga ihora hagati y'abamushinjaga cyane banamunenga bikomeye. Hari abamubonaga nk'intwari itagiranwa mu rugamba rwo kubohora igihugu, abandi bakamubona nk'umuntu nyine wakoze amakosa akomeye. Icyakora buri nkuru yamuvugwagaho, buri kirego cyamushinjwaga ndetse n'ibikorwa bikomeye yakoraga byatumaga izina rye rikomeza kuvugwa cyane mu mateka, ari nako akomeza kwaguka mu mitwe y'abantu. Muri iyi nkuru turareba bimwe mu bihe bikomeye by'ingenzi byateje impaka mu buzima bwa Winnie Mandela. Tureba ibyemezo yafashe n'ibyabaye byatumye ibitekerezo by'abantu byigabanyamo ibice batangira kumutekereza ukundi. Ibi byanatumye abantu benshi bibaza ibibazo bikomeye. Ese koko Winnie Mandela yari intwari yakoze amakosa nk'abandi bantu bose, cyangwa yari umunyapolitike wahuye n'imbaraga za politike zikomeye zarenze ubushobozi bwe bwo kuzigenzura? Mu 1986 Winnie Mandela yashinze itsinda ry'abasore ryitwaga Mandela United Football Club. Nubwo izina ryaryo ryumvikanaga nk'ikipe y'umupira w'amaguru bisanzwe, mu by'ukuri ntabwo ari ikipe isanzwe y'imikino nk'uko uri kubyumva. Ariko iri tsinda ryari rigizwe n'abasore bashinzwe kumurinda no kurinda aho yari atuye mu gace ka Soweto, aho hari hatuwe cyane n'abirabura barwanyaga ubutegetsi bw'ivanguramoko. Icyo gihe Afurika y'Epfo yari mu bihe bikomeye cyane by'imvururu za politike, aho ubutegetsi bwariho bwari bushingiye cyane ku ivangura rikomeye, iri ryitwaga Apartheid, aho abirabura batagiraga uburenganzira bungana n'abazungu ku bintu byose. Nubwo iri tsinda ryari rifite inshingano zo kumurinda, nyuma ryaje kwamamara kubera ibirego byinshi by'ihohoterwa, gutera ubwoba abaturage no gukubita cyangwa se guhana abantu bakekwagaho kugambanira urugamba rwo kurwanya ivanguramoko. Abari barigize, ndavuga iri tsinda, akenshi bari abasore baturukaga mu baturage bo muri ako gace. Benshi muri bo bari bafite ubudahemuka bukomeye kuri Winnie Mandela, kuko bari biteguye gukora ibyo yategekaga byose kandi akantu ku kandi. Ikibazo gikomeye cyane cyabaye mu Kuboza 1988 ubwo umwana w'imyaka 14 witwaga Stop Saver yashimutwaga. Uwo mwana yari umwe mu rubyiruko rwafatwaga nk'abaranira impinduka muri Afurika y'Epfo. Hari abamushinjaga ko yaba ari umukozi w'ibanga wakoranaga na polisi y'ubutegetsi bw'ivanguramoko cyangwa se ikiso. Abari bagize itsinda rya Mandela United Football Club baramushimuse, bamukorera byamfura mbi, baramukubita cyane, ibyaje no kumuviramo gupfa nyuma. Iperereza ryakurikiyeho ryerekanye uburyo kiri tsinda ryakoraga rifite ububasha n'inkunga ya Winnie Mandela. Hari n'abavugaga ko yaba yaragize uruhare mu gutegura cyangwa se kwemera bimwe mu bikorwa by'iri tsinda. Ibi nyine byakoraga bikanibasira abantu, bakabafata byamfura mbi. Nubwo Winnie Mandela yahoraga ahakana ko atigeze agira uruhare rutaziguye mu ishwa ry'uyu mukobwa, ibimenyetso byagiye bigaragara mu manza byagaragaje ko mu itsinda rye hari harashyizweho umuco wemera ihohoterwa nk'uburyo bwo guhana abantu bakekwagaho kugambanira urugamba. Iki kibazo cyanangije cyane izina rye, haba mu gihugu imbere no ku rwego mpuzamahanga, kuko hari abantu bakomeje kumubona nk'umugore w'intwari wakomeje nyine kurwanya ubutegetsi bw'ivanguramoko
nubwo yagiye afungwa atotezwa kandi agahura n'akarengane kenshi. Ariko hari n'abandi batangiye kumubona nk'umuntu ufitanye isano n'ibikorwa by'ubugome yewe n'ihohoterwa. Ibintu byatumye isura ye nk'umubyeyi w'igihugu itangira gushidikanywaho n'abantu bari baramwizeye. Bidatenze mu 1991 Winnie Mandela yamejwe icyaha cyo gushimuta stop saber. Urukiko rwamukatiye igihano cyo gufunga imyaka 6, nubwo nyuma igihano cyaje kugabanywa kikaba igihano cy'izahabu n'igifungo gisubitse. Ibi byagaragaje ko ibikorwa by'ihohoterwa byari byarabaye mu itsinda rye bitari ibintu byabaye kubw'impanuka gusa, ahubwo ko ubuyobozi bwe n'ijambo rye ibi byagize uruhare mu byabaye byose. Ikibazo cyakomeje kuvugwaho cyane mu buzima bwe bwose, cyanagize uruhare rukomeye cyane mu buryo abantu bamwibukamo mu mateka y'uyu munsi. Bidatinze mu mwaka wa 1980, 1990, mu gihe urugamba rwo kurwanya ubutegetsi bw'ivanguramoko muri Afurika y'Epfo rwari rugeze ahakomeye ruryana ku mpande zombi, Winnie Mandela yatangiye kugaragara cyane mu ruhame nk'umwe mu bantu bari ku isonga mu kurwanya ku karengane yivuye inyuma nta gutinya ko ari umugore na gato. Abaturage benshi cyane cyane abirabura babonaga Winnie Mandela nk'ikimenyetso cy'ubutwari, kwihangana no kudatinya ubutegetsi bw'akarengane kabone n'ubwo byaba bisaba guhasiga ubuzima. Mu gihe umugabo we Nelson Mandela we yari afungiye muri gereza imyaka myinshi, Winnie we yakomeje kuvuganira rubanda abikorera mu ruhame, akamagana akarengane kari kari gukorerwa abirabura. Icyakora nubwo yarakunzwe cyane n'abaturage imbere mu muryango wa politike witwaga African Nation Congress, bamwe mu bayobozi batangiye kumunenga bikomeye. Batekerezaga ko uburyo bwe bwo gukora politike ngo ubu bwari bukomeye cyane kandi butarimo kwitonda bihagije. Winnie Mandela yakundaga kuvuga amagambo akomeye mu ruhame, akamagana ubutegetsi bw'ivanguramoko mu buryo butaziguye, ndetse akitabira imyigaragambyo n'ibikorwa byo kwamagana ubutegetsi. Ibi byashimishaga cyane abaturage bari bararambiwe akarengane, ariko bamwe mu bayobozi b'uwo muryango babonaga ibi bintu ko bishobora guteza ibibazo bya politike nta kintu babikozeho. Impamvu nyamukuru y'impungenge z'abo bayobozi ni uko bumvaga amagambo ya Winnie n'ibikorwa bye bishobora kurakaza ubutegetsi bw'ivanguramoko kurushaho. Icyo gihe hari ibikorwa byinshi by'ibanga byakorwaga n'abarwanyashyaka bari mu buhungiro cyangwa se bari muri gereza, kandi ubuyobozi bw'umuryango bwashakaga ko urugamba rukorwa mu buryo butuma hatabaho guhangana gukabije, ibyashoboraga gutuma ubutegetsi bukaza imbaraga zo guhiga abarwanashyaka. Bityo hari ababonaga ko ibikorwa bya Winnie Mandela nta kabuza bishobora kumushyira mu kaga, bigashyira n'uwo mugambi mugari w'urugamba rwo kwibohora ibi ntibigerweho. Nubwo bimeze bityo, Winnie Mandela ntabwo yigeze abumva na gato. Yakomeje kugira uruhare rukomeye cyane mu gutuma isi yose imenya ibibera muri Afurika y'Epfo. Yakundaga kuvugana n'itangazamakuru mpuzamahanga, akitabira inama zitandukanye, akaganira n'ibinyamakuru biturutse mu bihugu byinshi. Ibyatumye ikibazo cy'ivanguramoko kimenyekana cyane ku rwego mpuzamahanga, ndetse yewe n'ibihugu byinshi bitangira gushyira igitutu ku butegetsi bwa Afurika y'Epfo. Ariko nanone hari ibindi byatumye atangira guteza impaka. Izina rye ryakundaga kuvuga mu bitangazamakuru mpuzamahanga kubera isano yavugwaga hagati n'itsinda ry'abasore bamurindaga twigeza kuvuga hejuru. Iri ryashinjwaga ibikorwa by'ihohoterwa, nubwo abamushyigikira bavugaga ko ibyo byari ibihuha cyangwa se ngo byaturukaga ku mugambi wo kumusebya. Abandi bakabona ko ibyo byari nk'ikimenyetso cy'uburyo bwo gukora politike bwari butinyitse cyane kandi bwashoboraga guteza ingaruka mbi. Ibi byose byatumye mu muryango wa politike yarwaniraga impinduka havuka impaka n'amacakubiri. Hari abayobozi bumvaga ko kuba Winnie yarazwi cyane mu baturage, ibi byonyine byashoboraga gutuma abantu batangira kwibanda ku muntu umwe aho kwibanda ku mugambi rusange w'umuryango wa leta. Gute se umuntu akundwa kurusha leta? Bityo bakaba baratinye ko izina rye ryakurura abantu cyane kurusha gahunda ya politiki yateguwe n'umuryango. Ikindi cyatumye Winnie agira amakimbirane n'abayobozi bamwe n'imiterere y'ubuyobozi bwari muri uwo muryango. Ubuyobozi bwinshi bwari bugizwe n'abagabo, kandi icyo gihe nyine mu mico myinshi yo muri Afurika abagore ntibari basanzwe bahabwa umwanya munini muri politike. Kuba Winnie yari umugore wavugaga adatinya, akagaragaza ibitekerezo bye mu ruhame kandi akagira uruhare mu byemezo bikomeye, ibi byatumaga bamwe mu bayobozi bumva tubaho uburyo bwari busanzwe bwo gufata ibyemezo. Hari abasesenguzi ba politike bagiye bavuga ko kunenga kwa Winnie kutatewe gusa n'ibikorwa bye,
ahubwo byanatewe n'imyumvire ye yari iganje icyo gihe ku ruhare rw'abagore muri politike. Umugore uvuga cyane, ugaragaza imbaraga mu buyobozi kandi udatinya gusesengura ibyemezo by'abagabo bari ku buyobozi, ngo akenshi yabonwaga nk'umuntu utarimo kwicisha bugufi cyangwa se nyine utubaha ubuyobozi. Iyo Winnie yavugaga ko afite uburenganzira bwo kugira ibitekerezo bye bwite muri politike, bamwe mu bayobozi babifataga nko kutubaha cyangwa se nk'ikorwa ryo kwigomeka. Ariko kuri we yabonaga ko ari ibisanzwe ku muntu wese uri mu rugamba rwo kubohora igihugu kugira ngo kigire ijambo, gutanga igitekerezo no kunenga igihe abona nyine ko hari ibitagenda neza. Ibi ni ibintu byamuranze. Nubwo ibyo byamuteye amakimbirane n'abayobozi bamwe, Winnie ntabwo yigeze acika intege, ahubwo yakomeje gukangurira abaturage guhaguruka bakarwanira akarengane, cyane cyane mu duce tw'abirabura twari twarugarijwe cyane n'ubukene yewe n'ihohoterwa rya politike. Abagore benshi b'urubyiruko bamubonaga nk'icyitegererezo cy'ubutwari, nk'umuntu wabahaye icyizere cyo kwinjira mu rugamba rwo kurwanya akarengane, nabo bakisubiza ijambo. Mu mpera z'imyaka mu 1980, umwuka mubi hagati ya Winnie n'abayobozi bamwe muri uwo muryango warushijeho gukomera. Ubuyobozi bwashakaga kugumana ubumwe n'imikoranire itekanye mu gihe cy'ingenzi cyane cy'urugamba rwo kubohora igihugu, ariko Winnie we ntabwo yabikozwaga. Yakomeje kuvuga ibitekerezo bye mu ruhame, rimwe na rimwe nenga ibyemezo byafashwe n'umuryango cyangwa se agahindura zimwe muri politike zabo kubera ko yumvaga nyine nta hantu biri kugera. Ibi byagaragaje cyane ijambo rye muri politike ko ritagiriranwa gusa nuko yari umugore wa Nelson Mandela, ahubwo byanaturukaga ku bushobozi bwe bwo gukangurira abaturage kuvuga mu ruhame no gutuma ibitekerezo bye byumvikana n'abantu benshi cyane bakumva ko ari ibintu bikwiye kumvwa. Yari umuntu ushoboye kuvuga amagambo ashishikariza abaturage kurushaho guharanira uburenganzira bwabo. Winnie kandi yari afite icyerekezo gituma abaturage basanzwe bagira uruhare mu byemezo bya politike, aho yashakaga ko ijwi ry'abaturage ryo hasi cyane cyane abagore n'abari basanzwe batitabwaho ryumvikana mu biganiro bya politike. Yemeraga ko urugamba rwo kubohora igihugu rutagomba kuba urw'abayobozi gusa, ahubwo ko n'abaturage bagomba kugira uruhare mu kugena ahazaza h'igihugu. Nubwo yakomeje kunenga cyane kandi agahura n'amakimbirane mu buyobozi bwa politike, Winnie Mandela yakomeje kuba umuntu ukomeye cyane muri politike ya Afurika y'Epfo. Yabashije kuba hagati y'ishimwe rikomeye ry'abaturage n'impaka zikomeye mu banyapolitike. Nubwo ubwo buryo bwo gukora politike bwateje impaka kandi rimwe na rimwe bugacamo abantu ibice, bwagiye bugaragaza uburyo ki Winnie Mandela yari umuntu wari ufite uruhare rukomeye muri politike ku giti cye, aho yagize uruhare mu guhindura uburyo abantu babonaga urugamba rwo kubohora igihugu, anagira uruhare mu gutuma abaturage benshi barushaho kumva bafite uruhare mu guharanira ubwisanzure n'uburenganzira bwabo. Ikindi gice cy'ubuzima bwa Winnie Mandela cyateje impaka zikomeye ni inkuru zavugaga ko yagiranye umubano wihariye n'umunyamategeko witwaga Matthew. Ibyavuzwe cyane mu myaka yo mu 1980 igihe Nelson Mandela akiri mu buroko ku kirwa cyari gifungirwaho abanyapolitike benshi cyitwaga Robben Island. Muri icyo gihe Winnie Mandela yari amaze kuba umuntu uzwi cyane muri politike ya Afurika y'Epfo. Yari umuyobozi mu ruhame kandi akagira uruhare rukomeye mu gukomeza urugamba rwo kurwanya ubutegetsi bw'ivanguramoko. Ariko kuba umuntu uzwi cyane byatumye ubuzima bwe bwite butangira gukurikiranwa cyane n'itangazamakuru ndetse n'abaturage ntibamuha agahenge. Ni muri iyo minsi hatangiye gukwirakwira amakuru yavugaga uburyo ki Winnie yaba yaragiranye umubano w'urukundo na Dar, ngo wari umunyamategeko akiri muto kandi wari umwe mu bantu bari bashyigikiye cyane urugamba rwo kurwanya ubutegetsi bw'ivanguramoko. Matthew ngo yakoranaga cyane na Winnie mu bikorwa bya politike mu buzima busanzwe, ibintu byatumye abantu benshi batangira gukeka ko umubano wabo ushobora kuba wararenze ku bucuti busanzwe bw'akazi, ahubwo nyine ukarengera. Aya makuru yateje impaka nyinshi mu baturage ndetse anatera umwuka mubi mu buzima bw'umuryango wa Mandela. Nubwo Nelson Mandela yari afungiye kure cyane, byavugaga ko yamenyeye amakuru yavugaga ku mubano wa Winnie n'abandi bantu bari ku ruhande. Abari inshuti ze bavuze ko Nelson Mandela yababajwe cyane n'aya makuru kuba yari mu buroke igihe kirekire. Ibi byanatumye habaho intera nini hagati we n'umugore we ntibabasha kongera kubonana, kandi yari azi ko igitutu cy'ubuzima n'urugamba rwa politike byari byarashyize igitutu gikomeye ku mubano wabo. Ku ruhande rwa Winnie, ubuzima bwe bwari bwuzuyemo inshingano nyinshi. Yakomeje ibikorwa bya politike, arera abana babo babiri, kandi rwose agahora akurikiranwa n'inzego z'umutekano z'ubutegetsi bw'ivanguramoko. Ibi byose byashyiraga igitutu gikomeye cyane ku buzima bwe bwite.
abamunengaga bakoresheje aya makuru kugira ngo bagaragaze ko yaba yaracinye mu mugabo we kandi ko ibyo byateshaga agaciro isura nziza y'urugamba rwo kubohora igihugu. Itangazamakuru mpuzamahanga naryo ryakunze kwandika kuri iyi nkuru mu buryo bwagutse, rimwe na rimwe rikamugaragaza nk'umuntu udafite imyitwarire ikwiye, cyane cyane iyo bamukiranyaga na Nelson Mandela wari ufungiye muri gereza. Yagaragaraga nk'umuntu ufite indangagaciro zikomeye, ariko abamushyigikiraga bavuze uburyo ki abantu bagombaga gusobanukirwa ibihe bikomeye yari ari gucamo. Winnie yari amaze imyaka myinshi abayeho mu gihe gikomeye cyane ari wenyine, gufungwa kenshi, gutotezwa n'ubutegetsi, gukurikirwa n'inzego z'umutekano ndetse no kurera abana wenyine mu gihe umugabo yari afungiye kure. Bamwe bavuze uburyo niba koko umubano waranabayeho bitagabanya uruhare rwe mu rugamba rwo kubohora igihugu. Bavuga ko abantu benshi bibagiwe ibihe bikomeye cyane yari arimo ndetse n'ubuzima bugoye cyane bwatewe n'imyaka myinshi y'urugamba rwa politiki yashagamo wenyine. Ikindi gice cyateje impaka cyane mu mateka y'umuryango wa Mandela ni ugutandukana kwa Nelson Mandela na Winnie Mandela kwabaye muri Werurwe mu mwaka wa 1996. Ibyabaye kimwe mu bintu byavuzwe cyane mu mateka ya Afurika y'Epfo mu bihe bya vuba. Nyuma y'imyaka hafi 35 babana nk'umugabo n'umugore, umubano wabo wari warabaye ikimenyetso cy'urukundo, ukwihangana n'urugamba rwo kubohora igihugu warangiye gutyo. Gusenyuka k'uwo mubano ni kwabaye gutunguranye, byari byaratekerejwe mu myaka myinshi y'itandukana ryabo. Mu gihe Nelson Mandela yari amaze imyaka 27 hafungiye ku kirwa cya Robben Island, Winnie nawe yari yarasigaye atwaye umutwaro w'urugamba, kurera umuryango no guhangana amaso n'isi yose yamukurikiranaga umunsi ku wundi.